Uyu munsi niba ushaka kumenya ikintu icyo ari cyo cyose, niba ushaka kumenya ikirere cy'ejo, niba ushaka kureba video, niba ushaka kureba aho ujya, niba ushaka kumenya igisubizo cy'ikibazo runaka, ikintu cya mbere ukora ni iki? Ujya kuri Google. Ariko se wigeze wibaza impamvu Google izi ibisubizo hafi ya byose? Wigeze wibaza uburyo kampani yatangiye muri garage ishobora kugera ku gaciro ka trillion z'amadolari? Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bavuga ko Google ikuzi kurusha inshuti zawe? Uyu munsi tugiye kwinjira imbere muri Google tumenye inkuru yayo kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi. Imbere ya Google internet yari imeze nk'umujyi munini cyane. Hari amakuru menshi, hari website nyinshi, ariko ikibazo cyari kimwe. Kubibona byari bigoye cyane. Mu myaka y'igihumbi kimwe 1990 gutyo kumanura, abantu bakoreshaga search engines nka Yahoo, Alta Vista, Excite, Lycos, ariko izi search engine zari zifite ikibazo gikomeye. Zashoboraga kukwereka website amagana, ariko nyinshi muri zo ntizabaga zifite igisubizo ushaka. Ni nkaho wajya mu isomero rinini cyane, ariko ugahabwa ibitabo 500 cyangwa se 1000 kuzamura. Ntiwamenya icyo waheraho usoma. Abantu benshi batangiye kubabara cyane kubera icyo kibazo, kandi nicyo kibazo abanyeshuri babiri b'abasore batoya cyane bari baje gukemura. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1973 muri Michigan muri Amerika havutse umwana witwaga Larry Page. Larry ni yari umwana usanzwe, se yari umwarimu wa computer science, nyina nawe yari umwarimu wa programming. Ibi bivuze yuko kuva akiri muto Larry yakuriye hagati ya computers. Hari igihe yavuze ngo inzu y'iwabo yari yuzuyemo magazine za tekinoloji, mudasobwa n'ibitabo bya programming. Mu gihe abandi bana bakinaga n'umupira gusa, Larry yakundaga kureba uko mashini zikora, yakundaga kubaza ati kuki bitwara gute, byakorwa gute neza kurushaho. Iyi mico niyo yaje kumufasha nyuma. Mu gihumbi kimwe 1973 kandi mu Burusiya havutse undi mwana witwaga Sergey Brin. Ubuzima bwe bwari butandukanye. Mu gihe yari akiri muto, umuryango we wimukiye muri Amerika. Impamvu ni ukubera yuko bashakaga ubuzima bwiza. Sergey yari umuhanga cyane mu mibare. Abarezi be bavugaga yuko yakundaga gukemura ibibazo bikomeye abandi bana badashoboraga gukemura. Yakundaga gutekereza ibintu mu buryo budasanzwe, kandi ibyo bizamufasha cyane nyuma. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1995, Larry Page na Sergey Brin bahuriye muri Stanford University. Iyo ni imwe muri kaminuza zikomeye cyane ku isi. Ikintu gitangaje, mu ntangiriro ntibakundanaga cyane. Bajyaga impaka kenshi, Larry yavugaga igitekerezo, Sergey akakivuguruza. Sergey yavuga igitekerezo, Larry nawe akakivuguruza. Ariko nyuma y'igihe bamenye yuko bose bafite ikintu kimwe bahuriyeho. Bose bakundaga gukemura ibibazo bikomeye cyane. Nuko batangira gukorana, kandi icyemezo cyaje guhindura amateka ya internet. Umunsi umwe Larry Page yatangiye gutekereza ikibazo gikomeye. Ati ni gute twamenya website nziza kurusha izindi? Icyo gihe search engine nyinshi zabaraga gusa amagambo muri website. Ariko Larry yabonaga ko ibyo bidahagije. Nuko atangira gutekereza link, ati niba website nyinshi zerekeza kuri website runaka, birashoboka yuko iyo website ifite akamaro. Iki gitekerezo cyari cyoroshye, ariko cyari gikomeye cyane. Nuko we na Sergey batangira gukora system nshyashya. Iyo system bayise PageRank. PageRank niyo yabaye umuti wa Google. Ni nayo yahinduye uburyo internet ikora kugeza uyu munsi. Imbere ya Google projet yabo yitwaga Backrub. Yego, izina rya mbere ryari Backrub. Bakoreshaga serivisi za Stanford University. Ariko ikibazo cyavutse vuba. Projet yabo yatangiye gukura cyane. Server zitangira kuremerera. Internet ya kaminuza itangira kugenda buhoro kuberaho. Abayobozi ba Stanford batangira gutekereza bati abanyeshuri bari gukora iki? Mu gihumbi kimwe 1997 bashatse izina rishya. Hari umuntu wavuze ijambo Gogol. Gogol ni umubare ugizwe na rimwe ikurikiwe na 0 Ni umubare munini cyane, ariko igihe bandikaga domain habaye ikosa rito. Banditse Google. Iryo kosa niryo ryahindutse rimwe mu mazina akomeye kurusha ayandi ku isi. Mu gihumbi kimwe 1998 Larry na Sergey batangiye gushaka amafaranga. Bari bafite igitekerezo cyiza, ariko nta gishoro bari bafite. Umunsi umwe bahuye n'umushoramari witwaga Andy Bechtolsheim. Bamwereka projet yabo. Nyuma y'iminota mike gusa, Andy yaravuze ati iki ni ikintu kizahindura isi. Ahita yandika sheke y'amadolari 100,000. Ikibazo, kampani ni yari yashingwa, nta konti ya banki bari bafite, nta office bari bafite, nta na kampani yari ihari.
bafashe sheke maze batangira gutekereza uko bashinga kampani kugira ngo bayibike. Nyuma yo kubona sheke ya mbere y'amadolari 100,000, Larry Page na Sergey Brin bari bafite ikibazo gikomeye. Bari bafite amafaranga ariko nta kampani bafite, nta biro bafite, nta bakozi bafite, nta naho gukorera bafite. Nuko batangira gushaka ahantu hato bakorera. Mu 1998 bakodesha garage y'umugore witwaga Susan Wojcik. Iyi garage yari California. Icyo gihe nta muntu wari uzi ko iyo garage izandikwa mu mateka ya tekinoloji. Mu gihe kampani nyinshi zatangiraga mu mazu manini, ubwo yo yatangiye muri garage no cyane. Muri iyo garage harimo kompiyuta nkeya, ameza make, intebe nke, nta byiza byinshi byari bihari. Ariko hari ikintu kimwe gihari, igitekerezo gikomeye. Larry na Sergey bakoze amanywa nijoro, buri munsi bashakaga uburyo bwo gutuma search engine yabo iba nziza kurushaho. Nta weekend, nta kiruhuko, nta gutakaza umwanya. Bari bafite intego imwe gusa, kubaka search engine nziza kurusha izindi zose ku isi. Muri icyo gihe Yahoo yari umwami wa internet. Alta Vista yari ikomeye cyane. Excite nayo yari ikomeye. Abantu benshi batekereza yuko nta kampani nshya yashobora kubatsinda. Ariko hari ikibazo kimwe. Search engine nyinshi zari zuzuyemo ibintu byinshi. Kwamamaza, link nyinshi ndetse n'amakuru atari ngombwa. Google yo yakoze ikintu gitandukanye. Page yayo yari yoroshye cyane. Iyo wayifunguraga wabonaga logo ya Google ndetse n'akabaho ko gushakiraho gusa. Nta rujijo, nta bintu byinshi ndetse n'abantu barabikunze cyane. Nukubera iki? Nukubera yuko Google yabahaga ibisubizo byiza kandi byihuse. Buhoro buhoro abantu batangira kuva kuri Yahoo, batangira kuva kuri Alta Vista, batangira no kujya kuri Google. Mu myaka mike gusa Google yari yatangiye kuyobora internet. Hari ikintu abantu benshi batazi. Mu ntangiriro Larry na Sergey bashatse kugurisha Google. Yego, bashakaga kuyigurisha bagiye kureba kampani yitwa Excite, bayibwira bati muduhaye $1,000,000 y'amadolari twabaha Google. Excite yaranze. Nyuma bagabanya igiciro baravuga bati none se muduhaye $750,000 nabwo barabyanga. Uyu munsi Google ifite agaciro ka trillions z'amadolari. Tekereza umuntu wanze kuyigurisha ku $750,000. Icyo ni kimwe mu byemezo bibi cyane byabaye mu mateka ya business. Abantu benshi bibaza ikibazo kimwe, ngo niba Google idasaba amafaranga iyo ushakisha yinjiza amafaranga. Igisubizo ni advertising, kwamamaza. Mu 2000 Google yatangiye uburyo bwitwa ads. Iyo kampani ishaka ko abantu bayibona yishyura Google. Iyo ukanda kuri advertisement Google ibonamo amafaranga. Icyo gitekerezo cyahinduye byose. Kubera yuko abantu babonaga search ku buntu, kampani nazo zikishyura, Google ikinjiza amafaranga. Uyu munsi kwamamaza ni kimwe mu bintu bituma Google yinjiza miliyari nyinshi buri mwaka. Mu 2004 Google yatangiye Gmail. Abantu benshi barasekaga. Kubera iki? Kubera ko Yahoo Mail yari ikunzwe, Hotmail nayo yari ikunzwe. Ariko Google yari ifite igitekerezo gitandukanye. Yahaye abantu storage nini cyane. Icyo gihe abantu benshi bari bafite inbox zuzuye. Gmail yabahaye umwanya munini cyane. Abantu bahita bayikunda. Uyu munsi Gmail ni imwe muri email services zikoreshwa cyane ku isi. Tekereza ubuzima mbere ya Google Map. Iyo washakaga kujya ahantu wakoreshaga ikarita y'impapuro cyangwa ukabaza abantu. Hari igihe waburaga inzira. Hari n'igihe wayobaga. Google yo yabonye icyo kibazo nuko ikora Google Map. Uyu munsi miliyoni z'abantu buri munsi zikoresha Google Map. Ikugezaho aho uri, aho ujya, umuhanda mwiza ndetse na traffic. Ni nkaho ugendana n'umuntu uzi imihanda yose ku isi. Google yaguze kampani no yitwaga Android. Icyo gihe abantu benshi ntibabyumvaga. Bibazaga impamvu Google iguze kampani no gutyo. Nyuma y'imyaka mike igisubizo cyaragaragaye. Android yahindutse operating system ikoreshwa kuri telefoni nyinshi kurusha izindi ku isi. Uyu munsi benshi muri twe turi kureba iyi video kuri Android. Ubwo yari yabonye kure, yari izi ko ejo hazaza hari muri smartphone. Mu mwaka wa 2005 hari website nshya yari iri gukura vuba cyane, yitwaga YouTube. Abantu bayikundaga kubera ikintu kimwe, gusangiza video byari byoroshye cyane. Ariko icyo gihe YouTube yari ifite ikibazo gikomeye. Abantu bari benshi, video zari nyinshi, amafaranga yari make. Server zabo zari zihenze cyane. Buri munsi kampani yatakazaga amafaranga. Ubwo yabonye ikintu abantu benshi batabonaga. Yabonye ko video arizo zari ejo hazaza ha internet.
nuko muri 2006 Google ifata icyemezo gikomeye, igura YouTube ku mafaranga arenga miliyari 1.65 z'amadolari. Abantu benshi baraseka, baravuga bati ni gute umuntu yagura website ya video amafaranga menshi gutyo. Ariko imyaka yaje kubasubiza, uyu munsi YouTube ni imwe muri website zisurwa cyane ku isi, kandi ni nimwe muri investment nziza Google yakoze mu mateka yayo. Mu myaka yakurikiyeho Google ntiyari search gusa, yatangije Google Docs, Google Drive, Google Photos, Google Translate, Google Chrome. Buhoro buhoro yatangiye kwinjira mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Uyu munsi umuntu ashobora kubyuka agafungura Android, agakoresha Chrome, agakoresha Gmail, agakoresha Google Search, agakoresha Google Map, akareba YouTube, akabika amafoto muri Google Photos. Maze umunsi ugashira hafi atarasohoka muri ecosystem ya Google. Google yahindutse ikigo giherekeza umuntu kuva byutse kugeza asinziriye. Iki ni kimwe mu bice bitera abantu benshi ubwoba. Google ishobora kumenya ibintu byinshi cyane kuri wowe. Niba ukoresha serivisi zayo, ishobora kumenya ibyo ushakisha, ahantu ukunda kujya, video ukunda kureba, indimi uvuga, ibyo ukunda kugura, website usura, ndetse n'igihe ukunda gukoresha internet. Ibi byose bikorwa kugira ngo ikwereke ibisubizo n'amatangazo ajyanye n'ibyo ukunda. Ariko hari ikibazo abantu benshi bibaza bati Google izi byinshi cyane. Ni ikibazo gikomeye abantu bakomeje kuganiraho kugeza uyu munsi. Mu myaka yashize Google yatangiye gushora amafaranga menshi cyane muri AI. Yubatse laboratoire zikomeye cyane. Yashoye imari muri machine learning. Yubatse system zishobora kwiga nk'abantu. Uyu munsi iyo ukoresheje Google Translate, Voice Search, Google Photos, Gemini biba bikoresha AI. Google yemera ko AI ari imwe muri technology zizahindura isi kurusha izindi mu kinyejana cya 21. Niyo mpamvu iri gushora miliyari nyinshi buri mwaka. Nubwo Google yabaye company ikomeye cyane, ntabwo byose byayigendekeye neza. Yahuye n'impaka nyinshi. Hari n'abavugaga ko Google ifite imbaraga nyinshi cyane. Hari n'abavugaga ko ikusanya data nyinshi cyane. Hari ibihugu byayiciye amande y'amafaranga menshi. Ndetse hari n'abantu bayireze mu nkiko. Hari n'abandi bavugaga ko ishobora kugira influence nini ku makuru y'abantu babona. Ibi byose byatumye Google ikomeza kugenzurwa cyane n'amategeko y'ibihugu byinshi. Uyu munsi Google iri mu bigo bikomeye kurusha ibindi ku isi. Ifite abakozi ibihumbi byinshi, ifite office mu bihugu byinshi, ifite agaciro k'amatiriyoni y'amadolari. Iyo ugereranyije garage no yatangiriyemo naho igeze uyu munsi, ni kimwe mu bitangaza bikomeye bya business n'ikoranabuhanga. Google ntago ihagaze, irimo gukora kuri AI ikomeye kurushaho, quantum computing, robotics, ubuvuzi bukoresha AI, imodoka zitwara zidafite umushoferi, ndetse na technology zitaragera ku isoko. Intego yayo ni imwe, gukomeza kuba imbere y'ibindi bigo byose. Ariko se ikibazo ni iki? Ese izakomeza kuyobora isi ya technology, cyangwa ahubwo hazaza undi muyaga mushya uyisimbure nk'uko nayo yasimbuye yaho? Icyo ni kimwe mu bibazo bizasubizwa n'ejo hazaza. Mu 1998 abanyeshuri babiri bakoraga muri garage. Nta mafaranga menshi bari bafite, nta company ikomeye bari bafite, nta nyubako nini bari bafite. Icyo bari bafite gusa ni igitekerezo cyo gufasha abantu kubona amakuru neza. Nyuma y'imyaka mike icyo gitekerezo cyahinduye internet, cyahinduye business, cyahinduye uburyo abantu biga, cyahinduye uburyo abantu bakora, cyanahinduye isi yose. Uyu munsi iyo wanditse ijambo rimwe muri Google biroroshye kubikora. Ariko nyuma y'iryo jambo rimwe hari inkuru y'imbaraga, ubuhanga, gutsimbarara no kudacika intege. Kandi niyo mpamvu Google yabaye imwe muri company zahinduye amateka y'abantu benshi kurusha izindi. None se wowe ubitekerezaho iki? Google ni igikoresho gifasha abantu, cyangwa ni company izi byinshi kuri twe kurusha uko tubitekereza? Yewe twabanye muri iyi video nitwa Sibo James, kandi mukomeje guhabwa ikaze kuri Sibo James Tech and AI, aho tuvumbura ukuri kwihishe inyuma ya technology. Niba utarakanda subscribe ikore nona. Ikindi utubwiye muri comment video mwifuza ko utaha twazabategurira.